uyu munsi ngiye kubasangiza ijambo ryo muri Bibiliya ushobora gukoresha usenga ubuzima bwawe bwose bugahinduka. Hi my lovelies, nabakiriye ni muri mushyashya ngane nitwa Sandrine, nishimiye kufunguye iyi video kandi nizeye kuri bugufashika guhindura ubuzima. Uyu munsi ngiye kubasangiza ijambo ryo muri Bibiliya nakoresheje ubuzima bwanjye bugahinduka. Ni mu gihe nari mbabaye, ni mu gihe nari naratakaye, ni muri cyagiye nabaga mu kabari, wenda benshi mwe mwumvishije ubuhamya bwanjye ukuntu navuze ukuntu nyine naraga njya mu kabari mfite Bibiliya muri bag yanjye cyangwa se nkajya gusenga ndi muri hangover. Icyo gihe nabonaga ubuzima nyine buri stuck ndahantu ntahava, ubuzima butendera ngo bugende imbere. Nawe wenda bishaka kuba bijye bikubaho mu buryo mwe cyangwa ubundi, ukareba ibintu ukora, ukareba imyaka umaze usenga, ukareba ubuzima ubayemo, ukareba famiye yawe, ukabona ubuzima ntibugiraho buva, ntibutambuka, ntibutera imbere, nta kintu kigena kandi imyaka ibaye myinshi. Ni byiza ko ukoresha ijambo ry'Imana, udakoresheje abahanuzi, utagiye mu butayu, utagiye mu byo kwiriza ubusa ngo upfe nabi, ahubwo wakoresha ijambo ry'Imana. Yango ndakubwira abantu ngo Imana ishobora byose, ariko hari ikintu kimwe cyonyine idashoboye ku isi no mu ijuru. Ndongera mbisubiremo, Imana ishoboye byose, ariko hari ikintu kimwe idashoboye gukora mu isi no mu ijuru, ni ukubeshya. Ntabwo Imana ibeshya, ishaka gutinda ariko ntabwo ijya ibeshya. So umurongo rero nakoresheje ni umurongo wo mu Itangiriro igice cya mbere. Reka tuwusome. Itangiriro igice cya mbere. I was so broken, I was so lost, I was depressed, I was desperate. Ariko uyu murongo nawe ukoresheje ubuzima bwanjye bwose burahinduka. Ni umurongo uri mu gice cya mbere, Itangiriro igice cya mbere umurongo wa kabiri. Havuga ngo isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Nta n'ibindi bintu byinshi. Uyu murongo ugaragaza ko isi yari idafite ishusho, yari yuzuye umwijima, nta forume ifite, ari ikintu kiri aho ngaho. Ari ikintu umuntu ashaka kureba wenda akagisuzugura cyangwa akabona ntibishoboka ko cyavamo ikintu kizima. Imana irakibwira ngo habeho umucyo, umucyo ubaho. Nuvuga ngo nanjye narebye ndavuga ni Imana, iyi niyo situation mfite, iyi niyo situation ndimo, narangiritse, mfite ibikomere byinshi, nkora amakosa menshi, mfite agahinda kenshi, iwacu turabakeneye, iwacu nta kuntu tumeze, ubuzima burivangavanze, nta kintu simbonaho nahera, ndi ikintu kiri aho ngaho, I'm nothing. Nanjye ameze nk'iyi si yari iri mu mwijima, yari idafite ishusho, yari idafite forme. Ndayibwira nayo ko Mana, nuvuga ijambo rimwe ngo habeho umucyo, umucyo uzagaragara muri jyewe. Nuvuga ijambo rimwe gusa ngo habeho umucyo, nzagira forme, nzatangira kumera, nzazana umucyo, nzabasha kuba n'ikintu abantu bashobora guturamo, nanjye nshobora guturamo. Kuko kuva Imana yabwira isi ngo habeho umucyo, ngo umucyo waraje, ngo Imana ibona ni mwiza. Niyo mpamvu Imana yabashije kuhameza n'ibindi bintu, kuhashyira amazi, kuhashyira ibiti, kuhashyira inyamaswa, igera nayo ivuga ati reka ndemo umuntu umeze nkanjye abashe kuba muri iki kintu nabwiye ngo habeho umucyo. Ariko intambwe ya mbere yari ukumbwira ngo habeho umucyo. Ndavuga Mana, ni ijambo ryawe ryonyine rimwe bisaba kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke. Narasenze, ndasenga, nkajya nsenga rino jambo ryonyine, Mana, nuvuga ngo habeho umucyo, habaho umucyo, hari bubeho umucyo. Numbwira ngo habeho umucyo, Sandrine ahinduka umwana w'umukobwa ufite umucyo, ushaka kumurikira isi, ushobora gufasha abantu, ushobora kwifasha nanjye ubwanjye nkaba umuntu muzima. So iri jambo ryaminduriye ubuzima, iri jambo kuva narifata nkarigundira, nkakomeza ndisubiramo, nkakomeza ndisengeramo, narapfukamaga gusa nkabwira Imana, vuga ijambo ryawe ryonyine, kuko ijambo ryawe ririhagije kugira ngo rireme, rinkuze, rindeme, rimvane mu ndi muntu. Uyu munsi nabaye umuntu wicara nanga nkavuga n'ijambo ry'Imana. I wasn't like this. I wasn't this person, guys. I can't even lie to you. Ntabwo nari uyu muntu ushaka kuvuga n'ijambo ry'Imana ahangaha. Kandi n'uyu munsi hari byinshi nkigerageza gukora, n'uyu munsi hari byinshi bitaragenda neza, ariko n'uyu munsi ndacyapfukama kuko byinshi byahindutse, kandi mbona ko Imana ari ahantu yamuvanye hanini ikangiza ahandi.
nkomeza ndisengeramo avuga Mana avuga ngo habe umucyo gusa. Ibi nabyo biragenda birahunga kuko ngo iyo mucyuje umwijima urahunga. Umucyo rero utagira ngo hari uwundi. Nkunda kubabwira ko Bibiliya isobanurwa na Bibiliya. Umucyo ni Kristo. Kandi umucyo wahozeho. Umucyo wahozeho kuva kera, ntabwo umucyo ari ikintu gishyashya. Ahangaha muri Yohana 8:12 haravuga ngo, ahangaha muri Yohana 8:12 haravuga ngo ninjye mucyo w'isi, uzankurikira ntabwo azagendera mu mwijima na hatoya. So bivuze ngo Yesu Kristo yahozeho kuva no mu itangiriro. Yesu Kristo niwe mucyo, nawe ubwo yarabyivugiye ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Kandi ntabwo ahangaha yavuzemo umucyo, oya ntabwo yawuvuzemo. Ariko hano muri Yohana 8:12 haravuga ngo ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima habe na gato. Ndetse no muri Yohana igice kimwe umurongo wa 4 haravuga ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenye. So hano mu gice cya mbere umurongo wa 4 muri Yohana hagaragaza ko Yesu yamye ari we mucyo waviriye mu mwijima, usibye kwenda umwijima wo wanze kugenda. Avugaga nyine ubwo abantu bamenye Yesu ariko ntibamwakire. Ariko Kristo iyo umwakiriye kubera umucyo, kandi iyo umwakiriye umwijima urahunga. So nizeye ko nawe wakoresha iri tangira igice cya mbere umurongo wa 2 ukarigundira, iri jambo ukarigundira, ukarisengera, ukaribyibutsa Imana, kandi nizeye ko muzagaruka ahangaha muduha ubuhamya bw'iby'Imana yabakoreye binyuze muri iri jambo. Thank you so much. Nimba mu byo tuvuga ari ikintu bigufasha, you can subscribe, ushaka kutwandikira muri comment ukatubaza tukagusubiza anything anytime. Thank you so much. Bye.